kugeza neza neza uburozi bw'umuhungu buragufashe burakwishe neza neza ubaye igicucu ku mugaragaro. Ujewe ngwiye kugira umukwe w'umuzunguzayi. Ese ko bazunguza gutwaye iki? Biringe nawe ninde byakagitwaye singewe. Ese muko ni ibiki wariye muri uriya mugabo tumwe utamuvirira? Rero ntago gusiga. Zinga dutahe none aha gira vuba. Akoma muri gusetsa. Uri guseka nande? Nawe. Nyirure Wenda ushaka kuza ngira ngo nzinge dutahe ariko ushaka kumbwira ko wahindutse. Nduhinduka. Hindurwa n'iki? Urumva uri kunyubaje cyangwa uri kunsebye? Simama nagusebeje. Eje muri azari gucuruza. Imbabura zishaje muragura, ibyuma muragura. Ntabwo byavamo. Numwumva ari kuvuga imbabura zishaje uzamugurire kuko uzaba bizi neza ko ibyo ayo muhaye aje kuyatungisha umukobwa wawe. Ku bundi kano barakuroze. Mama wambabari. Sinakubashya rubwo nyigeri wawe. Yazate kuncumuza. Wahita kuncumuza wa mwana we. Sinagucumuje. Zinga dutahe. Mama ubuzima mbaye mu uriya muhungu simushaka, umva simushaka na gahoro. Numushaka ariko gutungiye umukobwa. Usara gutunze. Nisine nazo. Deba ukuntu usigaye wavuye mu garuko gusawa. Mama ibi bizashira. Ese ubundi ko atarakeneye utirirwa bumbwa ngo nzinge nawe. Ntabwo ari waranyoreye. Ndega rero naza kubika minda. Namara kubika minda uzatwite uburi kintu na kimwe watwariye ujye kubyara numva kubyara uburi kintu kiguhembera ujye utambuka umwuka uca hasi. Ubuze urware bwaca amatama byimbe isi kubone. Imana babahungu bose wanze bafite imodoka. Baje bakureba kubone nk'ikirutse imbere yabo. Nese nabasize n'abareba. Niyo mpamvu bakura mungu yakuroza. Ntago yanduze n'urukundo mukunda. Nini. Ako mama wazagereje ugahinduka byibuze bwa rimwe ukaba umubyeyi muzima ukumva hari gemba ukanyubahira umukunzi. Fata nkakuniga. Natuka ko nagugiriye kugeza. Nakonyine kamfata. Koma uzakira ryari ko Valence ari umuko wawe? Jewe nta mukwe mfite. Nkubwira ko Valence mufata. Byamfasha. Kambe gusobanura ni guri mu y'agaciro ka Valence mu maso yanjye. Ubundi Valence mufata nka hari igituro. Ashize none. Ahanga nkabona nka hari irimbi, nkabona umusaraba, nkabona amakaro baramwubakiye, nkabona ni igituro. Ubwo nimba umubonamo igituro ngiye mbonamo iki? Bishinzwe iki? Nagira ngo mvu uburemere bwa Valence mu mutima wanjye. Mama wayi hindutse. Byibuze kumva ko ari we nakunze ukamwakira. Kuko wamwanga utamwanga n'ubundi sineze kumuvaho. Ndamukunda. Ntabwo turi bujyane. Tegereza. Okay. Kwafasha umwanzo kuguma kumuga. Mama nawe ufashe kera. Mama niyo naburara sindaguhamagara umbwiye ati mama naburaye. Urindira ubura asavuye mu rugo udasize ibyo kurya. Urindira ubura byo byose sinabikubwiye. Umva rero umukobwa mwiza nanjye kankubwira ikintu kimwe. Niba uhisemo kugumana Valence udashaka kuza ngo dutahe tujye mu rugo. Nupfa sinzaguhamba. Ayo magambo horo ya. Nanjye nimpfa ntuzampambe. Nzaguhamba kuko ngiye agaciro kuko uri wanjye uri we. Mama ase buri gihe uzajya uza kundeba dusigara ari intonganya. Babe. Wewe. Baby? Yuko wapi? Baby. Wewe ni mbaya. Uko fresh. Sana. Kama. Unadhani mimi niko na nini? Acha wewe. Nini? Yo. Baby. Usi ingomfite nyere. Ndashaka. Kama ariko Oya, ubu noneho kano kanya.
umuririmbyi ugeze kuririmba ngo naona mambo yakibadilika kwa wema wako, naona mambo yakibadilika kwa wema wako. Nibyo nari byambaye nyine mbwire cyo gukomeza kunyicisha amatsiko. None wakano kanya ntabwo ndi kubyumva neza. Iyi nzu ntabwo ari kukunukira. Muki Ntabwo ari kukunukira. kuva ryari ngubwira ko iwanjye hanukira ko mbona hitaye. None mimi kuna harufu mbaya. Eti Naona hii nyumba iko na harufu mbaya. Hii harufu ya huku ni mbaya. Nataka tuhame, si ndio? Mambo yamebadilika bibi. none hizo furuza nyine zahi. Basi tunakunaongea Kiswahili. Ibintu byahindutse. Ntabwo uri kubibona. Basa ngo byagenze bite? Niambie. Sasa sinakumbuka vile asubuhi nilikuwa nakwambia naenda kanisa. Nimeenda. Tena nirudi na rafiki yangu. Nani? Yule sasa sijui kama unamjua Uriya Scott. Namuona. Yeah. Uriya rero sasa. Ngira gutya nigire kwisengera. Uko tatuzane. Tuza twiganirira ambaza makuru iki n'ibiki mbona nyine sitwase n'umwe nibereyemo nibiya PSP ni inshuti yanjye kuva na kera. Noneho kuva kera unaona ile kampuni yao yani ilikuwa inagombana na kampuni yetu. Acha. Ndio. Nandanganya? Sikudanganya. Walikuwa wanagombana wale wadosi wetu. Mara mingi sijui ni nini hivi na hivi. Juu sasa yani huduma zao ni kama zinafanana. Sasa wakawa wanajiuliza mbona kwa ile kampuni yetu. Wakawa wanajiuliza kwamba mbona ile kampuni ya hawa jamaa yani sisi na Goroha kila siku. Ibyo ngibyo bikavaho. Gahoro ejo nyine rimwe na rimwe hari n'abakozi bashatse kwiba iwacu. Urakumva ngo bajye nyine gukorera hariya. Ibyo nabyo bivaho. Noneho ngo reka bagire gutya manager wabo abagiye hanze kugiye kwiga. Urakumva nihise reka mbanze nkubere. Ndacyakubwira inkuru. Iki bihuriye he n'ibyishimo? Ngibyo ndacyakubwira nyine. Urakumva manager wabo agiye ngeze kure manager abagiye kwiga hanze. Kujya kwiga hanze batangira no kubona bari guhomba nyine haraka. Baribaza niki twakora. None ikindi bari bahanganye n'iri iki ira kampani yacu. Urikumva? Nongo baravuga ati ngo uhaziba manager wabo. Gusa ko nyine yari ninjye wari uyibeye manager batanyirukana nyine. Ati uhazamwiba ko yadufasha kuza n'ubundi gushyira ibintu hangaha ko organize ibintu byacu. Bazakwibe. Bazanyibe. Bakujyane. Banjyane kwa Scott. Tayari. Muri kampani yawe. Nguko nyine bafashe ko organize ibintu byabo. Kanumbi inkuru iryoshye. Voka imbwa kimanuka ihiye mfashe. Uri kumva? Umujama rero baraje. Ati Valence, uri ready? Tabwa ati na. Scott ari ubikubwiye. Nguko nyine niwe bambwiye izo situation zose. Nahise mubwira wabonye ko nagiye ntanakinze. Nahise mubwira tumva. Nibashaka banibi. Diregite tugende. Ubu rero mvuyeyo. None ntakuza akantu kabayeho. Nagiye dutangira kubya amafaranga ahubwo mbaciye make. Tatangira nyine boss watangira ikintu twagushatse gihe kinini ikintu by'icyanyi sana mbere kayo ko nyine ibintu byose nyine narindimo neza n'uburyo nabwa narindi mu kazi nubwo nyine nta kintu nakoraga ariko namwemeyeho. Babaciye angahe? Sasa salari yangu unadai ni pesa ngapi? Niambi 800,000. Sasa wewe tulia baby come on tulia sasa hiyo wongeye ubona akazi. Wow bagutangije kuri uwo mushahara. Yes ariko mana ugira neza kubera imana ubu none mama azakwirwa. Si ibyo gusa nabwiye ati rero ariko mba natangira ati se ku bintu by'imodoka uzi imodoka hagati imodoka na perime mfite ngo ndi kubyumva tuzi muri ziracyakomeje ubu ngubu kano kanya guhera ku wa mbere ambwiye ati nimba wenda ushaka n'amafaranga nyine yo kuba nyine watangiza avance bibi baki no tikikari wowe sinagwe ngo ujye uguma mu nzu
uri kumva guhera kwa mbere mfite imodoka yo kuza kuntwara gutanga 10 tugashima Imana. Si ibyo gusa ibyo nari ndikubwira wowe kano kanya ibyo kugendesha amaguru acana nabyo sai tuko na garire reto mva kandi kantu nini kuko nyine nta kimana itakora itagukura cyane baby pumua sibyo reka mubwire ikintu cya mbere shaka tujye kureba mama tumwiyemereho tumwigisha isomo kandi baby oya uzi ibintu mama yankoreye uribuka tujya kugura intoryi akazinjumira mu maso umva ayo yari amateka yahise iyo wewe baby ahubwo mama amafaranga agiye kumugurira igitenge cyiza cyangwa ibaze nziza wewe hapo usijali kitu kingine sina matatizo ya pesa sikiliza kitu kingine nataka tende kwa shop yoyote ambayo nataka kwa hii town chochote ambacho nataka kuanzia leo utakuwa unavaa kama mwanamke wa mfalme ulambona tena unaenda kugenda ndi mu modoka mugabo ahubwo none uko wicara bibi haguruka tuvuze oya ngura twatugiye cyumba none ujye kunera ahubwo ati nicyo nashaka iri kumburute shaka nyamuneza ufite ikibazo nuko mbona nyine udatekanye tu yoze ko nsigaye n'inyama kandi ari baba wabyaye shabyihorera ariko nta mpamvu nyine tu ntawe uhari yagiye gusenga gusa amasaha yose ari hafi yo kuza abaye ryari ntabwo ndi butinda hano aracyari kare sabye ni kuba byiza nzo kumusanga kancihurira rimwe bikarangira ambwira ibyo ushaka kumubwira urumva ushaka kumubwira iki urumva none ufite imbaraga zo kuvuga ubu none mfite uruvugiro sigo ntabwo uri kubona ukuntu nishimye nabonye ufite akanyamuneza nyine n'ubu sindasobanukira impamvu nyine bimeze bite kumbaza ngo okay bimeze bite ko watugendereye mwamikazi umunsi nabasoye yego ntibitangaza byo nabibonye ntabwo wishimye ariko ugiye kumbona iwacu aho uzi ko mbona nawe muri ku intebe ebyiri bimeze bite bagiye kuzikoresha kongera kuzambika indi myenda mbere yo nguha amakuru bimeze bite kora hano okay ntabwo nzi ari iki cyabaye ariko mugabo wanjye yongeye abona akazi keza nari mbizi keza karenze kuruta ko yari afite of course cyakoze Imana ishimwe ihabwa icyubahiro pe cyakoze Imana ishimwe kabisa ibaze ko asigaye afite imodoka izo kumutwara mu kazi sister wanjye arakize cyakoze umva rero ukuntu gahunda zimeze ugomba kubanza kujya kumurira aho ushaka sinyigenda n'amaguru ngo sister wanjye ni na moto reka ntago nyikoze ndashaka kubwira mama mubwiza ukuri mbwira ati mama ubu noneho Valence waruzi yarahindutse bamwangiraga ubukene gushaka kubwira nde mama ngeze ndacyamutinya ntabwo uzi inshuro twakozanyije yaza kunda bibangiye uyu munsi ndagucyura uyu munsi zinga la mucinje kumubwira ko cyazo rikabanza bamubwira n'utu n'utugambo mfite bizi ntabwo namutinya oya ndabizi ariko nyine ndashaka umunyingingire basi nanamusezera sister oya reka nkubwire kandi mubwize ukuri kwimuka buretse utarambwira icyabaye nongere mvugisha mama kubikwerekeye cyakoze akanya kubera ko ntabwo ari inkuru mbi ndabyumva dore n'ubu sindakira sibyo uze ngiye kansanga wanjye akambundagurana n'umugabo wanjye nashatse kumubwira ukuntu umugabo wawe dushobora kumufasha akaba abonye ibishoro ibyo byo kumufasha ariko tubyihorere narakubiswe hano muri ino nzu nyumva ndashaka umendahindire mu mubyibuze tuganire bwa rimwe numva umugabo wanjye hariya n'akazi ke nyine harimo ukuntu nyine bigoye ni kure y'akazi turashaka kwimuka rero mukajyayo tukajya nka za Remera kandi urabona byibuze mama yari azi hariya niyo yankumburaga akaza kunesha umutwe ariko yambonye ndashaka kumuganiriza nkanamusezera namubwira ko umugabo wanjye yabonye akazi keza atagicuruza caguwa nk'uko yabimucyuriraga gusa nyine reka nkubwire sibyo ndabizi ko mama ibyo akora byose ntabwo akwanga
nyine nanjye niyo mpamvu ushaka kumusezera. kandi ndabizi ko n'ibyo avuga kuri Valence ni za mpuhwe z'umubyeyi aba yifuza ko umwana we yaba ahantu heza, I know. sibyo? Nizere rero ko Ndabizi ko ibyo mama yagukoreye arankunda. byose utamurakariye, sibyo? nta rindi ndaza kugerageza muganirize ndebe nyine tu, ariko ndumva atazabyanga, noneho akarusho ko nzaba nzi aho uzaba uri igihe azakenera kugira kuza kukureba, we nanjye nzaza Deal. muzane. ariko mana we Urasatsa amafaranga ni meza buri. sho kuntu wishimye. Nishima. nyine vuga ibyo uvuga baba. mfite ubwoba nyine ko uri kongera ukankubita. uzize iki? ni ibijyanye na Jazira. iyo ugiye kumbwira ubugoryi uceceke cyangwa ngo uhonde. ntabwo uyu munsi ari ubugoryi. ma Jazira ngo bagiye kwimuka. bagiye mu ntara? yambwiye bagiye mu nce z'i Remera. kubera iki? Imana yabibutse. gute? nyine Valence ngo yabonye akazi keza. ese rwose ukubeshya? ubwo urumva Jazira atari ukugira ngo wenda nishime ngarura agatima, wabihagazeho neza ko ari ukuri? ma urabizi sister ntabwo ajya mbeshya, nyine yabimbwiye, ibaze ko yanambwiye ko azadusohokana. nyine ngo ubu ngubu ngo umugabo ngo yabonye akazi keza, ngo bamuhaye nyine n'umushahara mwinshi, ngo bamuhaye n'imodoka yo kujya agendamo. ni ukuri ko yambwiye. none nabigenza no kuntu amwihenuyeho. nabigenza n'amagambo namubwiye nkamubwira ko nta kintu azigeze abona, nabigenza neka. gusa ikintu gihari sister arabizi ko nta kibazo cyawe, kandi nyine twaraganiriye njye ambwira ko ibintu byose wamubwiye atigeze akurakarira, kubera ko arabizi ko umubyeyi nyine wese aba yifuza ko umwana we nyine amera neza, aba ari ahantu heza. Valence n'amagambo namubwiye nkamwita imbwa nkagera gute? ariko rwose n'ubundi nayo narengereka. niba umwana yakundanye n'undi mwana ntabwo umubyeyi bakwiye kubyitambika, kandi uko umwana yaba ameze kose niba ari umukene umwana wawe yamukunze, ahubwo uba nk'umubyeyi wabashyigikira. nubwo ibyo bintu nabirenzeho buriya nubwo njya gukubita, hari igihe njya mu cyumba nkitekereza nkavuga ibintu nkandakose, sijya ko nshaka nta wampitiyemo ko ibintu ari ibishakwa. ndabigenda ntambwira ukuntu nzajya imbere y'umukonya nkajya gusaba imbabazi. ndakora iki? nyine manjye ndabizi ukuntu Valence akunda Jazira. iki? nyine azakumva ikintu uzakora nk'umubyeyi, gukosa bibaho, tuzahagenda nyine tumusaba imbabazi. aya ntabwo ari uko twabikora. wakihindura umusazi ma katavuga ko ari nk'ibintu banze byo kuvuga nabi. oya, ahubwo wenda kiretse umubwiye ko ari ukugira ngo umumotive, ariko utamwangaga. ntabwo najya imbere ya Valence rwose, yarabonye amafaranga y'amagambo navuze. ntimukwiranye tubere icyiciro cy'ubudehe bubarizwamo. yabawe iri kirimo ikibi yatanze umurozi gupfa. ndasebye mama kayi, ndasebye imbere y'umukwe. imana ibibutse nkiriho. Imana erega ni nziza. shatse ikintu cy'umutwe nakora ku buryo utazamenya ko ibintu nakoraga mbishaka. oya ma erega nawe uzamubwira, kandi nawe ari kujya kuba umubyeyi azabibona. nyine kuba umubyeyi akunda umwana we uzamubwira ko urukundo ukunda umwana wawe rwabigukoresheje. erega ndabizi nta mutima mubi bivuganaga. ukuntu nzi ukuntu ukunda sister, nyine wumvaga ko yakwishima. umuntu ufata nk'umwamikazi nyine ntabwo wari kumureka nyine ngo agende bameze kuriya ajya abaho atarya, nyine biba bigoye. nanjye mbaye ndi umubyeyi ukuntu nkunda mushiki wanjye, ntabwo nyine nasinzira. basereka ntange inyigisho. umuntu uri kutureba mu by'ukuri yagiye ushobora kwivanga mu rukundo rw'abana, ariko nta muntu uhitamo amafaranga cyangwa ubuzima azabamo. umuntu ashobora kuba ari umukene uyu munsi ariko ejo akaba umukire. wa wundi wasuzuguraga ashobora kugira umumaro mu gihe runaka. ubambitse ntakurura, nawe byakubaho.
mama nishimiye kuba byuzana twakiriye ukaduha karibu mu nzu yawe kuri ndabigushimira cyane ntabwo nari nzi ko nyine hari igihe uzemera Valens ukamwakira ariko n'ubundi buriya ibintu byose nakoraga ariko kugira kuraje n'ubundi rero buriya ndeba umuntu mbere atamara ko umuntu azavamo umugabo kuri warakoze cyane nawe urakoze avuga ati umwana azavamo umuntu w'umugabo ufatika rero mwisanzure ntugire ikibazo rwose kuri nziza tugiye kubana dufite umugisha w'ikibyeyi ndabizi ko rero mama ngira kandi nayo ndabakunda cyane ndabizi ko n'ibyo wakoraga byose nyine rwari urukundo unkunda nyine ntabwo wari kwishimira kubona ndi mu buzima butari bwiza kandi mu rugo ntacyo nabuze ariko byibuze byatumye umugabo wanjye bimuha imbaraga akora cyane ubu ngubu noneho ya modoka turayifite ari inzu turayifite ibintu ni ameni turashima Imana ndagusaba imbabazi yewe ntabwo bitwaye neza n'umubyeyi ntabwo nari nkwiye kuza nyine ngo ndebe ubuzima murimo mbarebere muri icyo gihe ahubwo nari nkwiye kubarebera muri bya ikintu byanyigishe bino bintu byanyu ni uko nabarebera mu bisi nabarebera mu mwuka hari igihe umuntu agutega umunsi ariko atazi ibihe byawe ni ukuri ni isomo rikomeye tishigwe bugufi imbere yawe mbabarire nyuma yarakubabariye ndabizi ariko namuteye igikomere gikomeye ariko nanjye ntabwo yabiti niko nyine ababyeyi dutera ariko nyine ntabwo nitwaye neza wenda hari ukuntu umwana wakennye ntunavuge nabi ukanicecekera hasi ugasenga ndakubwira amagambo mabi pe kandi ndagushimiye ko umwana mwiza ukihangana ntibize umbwira nabi kandi na Jazira ndamushimira ko yafashe umwanzuro mwiza wo kuguma ku rukundo rwe ikintu kinaniye abantu muri ino minsi ko batanamba ku rukundo rwabo bagakururwa n'iby'isi nyine bimwe bishashagirana bikabakurura ariko we yaremeye arya nabi amavuta arayabura aracuya ariko abana nzagumana n'urukundo rwanjye mama wivunika ibyabaye byose nyine byabaye byarabaye ibintu nyine ubundi iri ni isomo nyine ni isomo ry'isi rimwe na rimwe kera tukiga hari umugani bajya bakunda guca mu giswahili ngo asiye kuba gufatwa na mama ke atafunzwe nkaho rimwe ntabwo mbivuze muri ubwo buryo wenda nko kugira ariko icyo waga washatse kuvuga ni uko bajyaga bavuga ko burya n'isi nayo hari igihe nyine igitubere inyigisho kandi cyari katubera umwana ukomeye mama njyana nakubabariye kera kuko wenda nubwo biriya byose byabagaho ariko nari mfite umukobwa we kandi naramukundaga ubundi ntabwo cyane ugira inshuti ndabizi ko hari ibintu byinshi abantu bagiye bakora kubera ubukene abakoraga amakuru nibo batumiye b'umuryango Jazira baramufasha bahuje ku bintu maze ko ubukene mwari mufite niyo mpamvu muzabona muri ino minsi mura abantu benshi bari kuza babasanga ukize baraza kandi ikindi njye navuga buriya rimwe na rimwe naho ku babyeyi ko nk'uko uri gusaba imbabazi nyine ku mwana wawe ndetse natwe ejo n'ejo bundi hari n'abandi babyeyi cyangwa bafite abana nkawe bameze nkatwe cyangwa ushobora kuzaca ibintu nk'ibyo twaciye icyo nabagutumira uzababwirira rimwe na rimwe hari umubyeyi uvuga ati nifuza ko umwana wanjye yashaka umugabo ufite imodoka ufite inzu ye nk'uko byari bimeze muri kirya gihe nari nkiri umusore ariyo mpamvu najya nkubwira ati nimba ndi kumwe n'umukobwa wawe ntacyo tutazageraho inzozi nari mfite ntizari izi ngizi
icyo nakugaruye nanjye utubabarire. Rega baba icyambere ni amahoro mu mutima kuko niba ufite ibyanirega kudafite amahoro mu mutima nta kintu byakumarira ariko iyo abantu bakunda bagera kure ibi byose mwabigezeho kubera urukundo kaze kandi baruhora n'umugabo wamushima. urakoze kubona nawe urakoze ko utarangana sibyo kandi mama nshimira umukobwa wawe ndi imbere yawe ni imfura sinzi uko namuvuga ni Imana y'u Rwanda. Urakoze kwihanga base nagusaba akantu kawe ikibazo kibura wakemera nuko adushingira. aha rwose mbahamurisha wa kibyeyi bana banjye urakoze cyane ukuri ndabashyigikiye. mami iri Imana rero shira wanjye yari yaguteganyirije Jewe wayimaye nzi kuri wikumbi agashakoshi k'abamama n'iyanjye yibwe kandi iko neza pe. ntabwo nzi uko ungana niba binini wihangane. namubwiye urakoze cyane bana rw'umugisha nawe urakoze mama. byose urakoze Imana ibahungisha kandi ibahindure amen. urakoze cyane uzabyara umugaka mama urakoze cyane urayikunze cyane noneho kano kabara karapika nkunda ibintu bimurika